Vestine ukuntu usigaye ngana nk'abakecuru ni ibiki byatuma umugabo wawe ugasanga irenga kubomora. Ibica ntege byatuma nteshuka. Ariko Vestine ko wamaze gushaka umugabo mukajya kuba mu Bufaransa ubu mwubatsi rugarahe ngo nzabasure. Byabuye rizima rikomeza ifuruka niryo nubatseho. Vestine ko bakubomoye ukabungana nk'abakecuru umugabo agukubise ugahungira mu ishyamba imifatango ntiyakubuza gutambuka. Imifatango yambuza gutambuka. Umva kumanya ko please Vestine aho ngo wawubeshye nukuri umeze nk'umukecuru ku buryo se niyo imifatango itagufata watambuka iranyanja. Nta bunini bw'inyanja bwatuma ntambuka. Dorokasi kuba Vestine agusiza akajya gushaka Irene asigaye agukoresha ibiki. Amindura umuco w'ishangaje. Vestine akirana hari ibintu ajya kohereza bituma ashaka umusuwagege wawe ngo uzumuve mu Bufaransa nk'ibyo akorera Dorokasi bijya bikugeraho. Bingeraho kenshi ariko bikamusha. Dorokasi ko Vestine yambwiye ngo nzakubwira uve ko Irene nawe ujye gushaka ibyo ni ibiki koko. Ubwari buvuze sinzava ku gicaniro. Ariko se ubundi Dorokasi ubwo urugamba rwo kugira ngo uzave ko Irene nawe ubone umugabo ureke kugumirwa rugeze he? Rugamba rugeze mu mahina. Ko kumenya ko please nyako numva nashyushye nshaka kubomora wambwiye icyo nagukorera. Bireke. Umva please shani nago nabireka kabisa ahubwo mbwira icyo twakora cyangwa se tubipange. Shani official kiwanyu bagufuhira ubu nagera imbere ya pabukwe njyewe ngira inama mbivuge cyangwa mbireke. Bivuge nibibafoba byange. Ariko se nawe uretse kumbeshya ubundi ngusabye bakakuma wajya imbomoza buri munsi. Every time dupange nanjye byange mbipange. So guys njye nyemeje ndemera ndagira ngo uyu muhanzi bamwita Shani official mujye kuri YouTube murebe indirimbo rwose nanjye yankomye. Niko mikinga abakobwa turi ibiki? Abakobwa muri bicoco. Gasubiremo kukanda. Abakobwa muri bicoco. Cyanda siba. Ngaho subandagaje bareba nibicucu se gute. Tekereza wicaranye n'umugabo akakubwira ngo hari umugore nshaka kurya amafaranga mu diaspora. None se Miki aba bakobwa wese ibicucu ko bagwakanyije? None se wa mukobwa we. Ari gutekereza none nabona wo mu Rwanda yafite azirwa yigora. Icyambere na amafaranga se. Ngiyewe umugabo wanjye. Hari iki? Ari imikino Tanzania haranabizi. Uko byagenda kose. Rega mwa bakoma reka mbago. Oya nabyo babwira zibaho. Kambagira inama ngiyewe ndubatse. Bagira inama nk'umuntu wubatse wa. Ubundi uko wiyeretse umugabo mu bugoryi bwawe. Gasubiremo kukanda. Mu bugoryi bwawe. Mu bukobwa bwawe. Nikagira iki? Nikagufata mugende nyine niko bikomeza. Tugenda wibeshyeho gatsindwa n'Imana. Nukuri kw'Imana. Uko wiyeretse umugabo wawe mu guteretana. Yego. Nyine niko bikomeza. Ngo wowe ngo umugabo wawe aziki? Njewe umugabo wanjye aziko ntakunda ko agirana imikino n'abakobwa. Miki ko karabizi? Arabizi. Kandi wowe? Kandi njewe imikino n'abahungu turayigirana. Gasubiremo kukanda. Kandi njewe imikino n'abahungu turayigirana. Ibyo avuga arabesha. Arabesha koko? Arabesha ibyo avuga arabesha kandi ndanarangije. Niko mukozi w'Imana ngo tuza kugira iki? Muze kwangana Imana mpamagenda umukaratika rigentera rero anazadete wankarundamo. Jamayi nka kuko komba narayumvaga kurwanya abantu nk'abatandatu. Ariko hari kera utarangana n'akadomoro. Gasubiremo kukanda. Ariko hari kera utarangana n'akadomoro. Nubari giye nkora komba ikuzimu bakabimenya ko naje muri komba. Ngo wa mugore yakoze iki? Wa mugore yakoze komba muhunga. Ndagaswira. Muhunge muve mu mihanda makorosi yose yakoze komba arigiye nkora komba ku buryo iki? Bitavuga Imana byose bimenya ko nakoze ko. Ngaho duterere haleluya rero iciye bugufi. Haleluya! Mukecuru wabonye umuntu usenga wowe kubera icyo udasenga? Njya nkunda gusenga barandongoye barane. Ngaho barakurongoye barakuniga. Baraniga barandongora. Barakurongora gukavuga ngo iki? Navuga nako Mana ni Mana wambabare ni Mana bakankubita urushyi. Ati wabasabaga imbabazi utabaza uvuga ngo iki? Ni Mana wambaje bakankubita. None iyo ubitekereje n'iki kintu kikubabaza? Kugira ngo urebe umwana kurongore. Yakabaye iki? Yakabaye umwuzukuru wawe birababi. Ibyo avuga arabesha. Arabesha koko? Arabesha ibyo avuga arabesha kandi ndanarangije. Sikova imbere yuko dutangira challenge yacu banza usuhuza abagabo. Abagabo mwaramutse. Twaramutse hanyuma ikintu waduteranyirije hano ni ikihe? Abagabo mufite abagore batagira icyo bakora kandi bazaho gusohokera heza barya neza. Mwese mushyira akaboko hejuru. Ngariko nitugire ngo uravuga baki? Ariko nibagira ngo ndavuga abagore. Wibagirwe ko dufite abaki? Nibagira ko dufite abagabo. Bafashe icyemezo cyo gukora iki? Bafashe icyemezo cyo kuba mu rugo badashobora no kugura n'amazi yo kunywa. Batunzwe n'abaki? Batunzwe n'abagore. Gafite ukuntu byashoboka. Akayanywa akamenyamo inkumi nziza i Kigali y'Inyamasheke Ngororero. Akayakura he? Amafaranga. Basanzwe akora. Ntagire n'urupfusha azana mu rugo. Ubwo si wasanga ari umugore we uba wamubujije amahwemo Sikovi. Umugore yakubuje amahwemo unanirwa guhahira abana. Nyine wakwibaza atapfiki n'abana niba afite icyapfa na nyina. Dufite nanone abagabo ariko bo bakoze iki? Bo barenze kudahahira urugo
bakarya n'ayo abagore bakorera. ayiwe Unaho turabafite. Nizere ko uyu mwaka bizarangira mukijijwe cyangwa mupfuye, kuko kuba mukiri umwaka utabizaba ari ibintu. nugukizwa Nibakizwa cyangwa bipfusha. ariko Umwaka urarangiye. Guhiga rero kugomba kurongora. ubwo nkwiye kubahe Kuye kuba hejuru hano. Munsi yo kurongora. Sibyo? narashyizeho iki Warashyizeho akanyenyeri kitwa ngo ikizatunga uwo nzabyara n'uyu ngiye kurongora. ubwo urasuhuza baki Ndasuhuza abasore mwese murangije uyu mwaka mufashe keredi yo kujya gukwa. Gasubiremo ako kantu. Ndasuhuza abasore mwese murangije uyu mwaka mufashe keredi yo kujya gukwa. niko Jackie ngo abanyamakuru twese turi ibiki abanyamakuru muri ibigoryi mwese njye babwije ukuri Gasubiremo ako kantu. abanyamakuru muri ibigoryi mwese njye babwije ukuri ubwo rero bishatse kuvuga ngo nayago nawe arimo Yago TV shonge yaramfashije man uhinduka iki se mpinduka umuntu nari inyamaswa nari ikirura man nakiruje mwaza mumbwira bro none se Jackie ko wagiyeyo waramenyekanye nakwiyamye maberenyo abanyamakuru muri ibigoryi mwese njye babwije ukuri hoya Jackie ahura arengereye bariko manze mbivuge hoya urarengereye kari abanyamakuru mwaragiye tukajya dukora iki ukajya muncuza mu buryo bwanyu reka mbivuge ariko Jackie nge ntago ndimo abo ndimo ndavuga bariyizi ngo Jackie yari isura abantu bari bagize iki Jackie yari isura abantu bari banzimo hanyuma ugeze kwa Yago ngeze kwa Yago irahinduka none se Jackie wewe wirengagije ko ari umusitari ubundi nari umusitari pe naramenaga pe nagiraga gute ariko nari umusitari mu buryo budakwiye mu buryo budakwiye se gute nari izina ryanduye ngeze kwa Yago izina ryanjye rirasukura Jackie mbo twumvikane kumenya ko president tugendane neza ni wewe wari wariyandaritse kandi ariko mabere nyoko reka ndakwiyamye wagicucu ariko Jackie ninjye uri kubwira gutyo undi munsi nuzongeye kuvuga ngo nari ndakwiyamye wamaherwe none se Jackie kuri kunukana ninjye wagutumye kwifotoza ari amafoto ndakwiyamye ndimo ndakuganiza ndakwiyamye wikina na pasti yanjye yego karaya we nako mabuje wikina na pasti yanjye yego twakomeje ndagukubita muri kumva nari mfite ukuntu nzwimo man uri umukobwa wakoze iki ndi umukobwa man wihebye Gasubiremo ako kantu. ndi umukobwa man wihebye uri umukobwa wihebye gute se uvuga ibyo mbonye ukora ibyo mbonye nyine nta muntu mfite man ungira inama abo muziranye bose arabo kugukoresha iki bose arabo kuncuruza gusa nta nama bangira batamenyereka ubutima wa kimuntu hanyuma ugeze kwa Yago ngeze kwa Yago man anyereka urukundo angira inama amba hafi ngo abantu ba Yago bakoze iki abantu ba Yago bambaye hafi ubuzima bwanjye burahinduka minkura mu mutwe mba umuntu man ese mwebwe murabona Jackie yarahindutse cyangwa aracyameze nk'uko yahoze ameze duhurire muri comment ibyo avuga arabesha arabeshya ko arabesha ibyo avuga arabesha kandi ndanarangije